ndashaka tuvuge kubatizwa mu mwuka wera. Ubundi ikintu cyose cyanditswe na Bibiliya mujye mugitinya kandi mujye mucyubaha. Narababwiye ubushize mu magambo twasomye, Yesu yamaranye n'abigishwa iminsi 40 ari kugenda abiyereka. Reka nongere ntinde aha hantu ko batuyobeyeho, tubagira inama tukababwira ngo mugende mujye kubana n'abagore banyu. Hari ikindi se kidufasha? Ni imbaraga z'umwuka wera. Atari umwuka wera shaho rero ibintu twabakora. Mwajye mushimira umwuka wera. Atari umwuka wera ubwo urumva naborohera. Atari umwuka wera nta mpuwe nabagirira. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amahoro y'Imana nabe muri mwebwe. Ni kuri Mama Sharirene, aho mukurikirana ibintu bitandukanye byo kuri Mama Sharirene. Nizere ko mumeze neza, Imana ibarinze kandi Imana ikomeje kurwana intambara zo mu buzima bwanyu. Hanyuma muri aka kanya ndashaka kubagezaho igice cya kabiri cya rya jambo twiza ariko turarisubika. Nababwiye umubatizo w'amazi, mbabwira n'umubatizo w'umwuka wera. Hanyuma uyu munsi ndashaka kubabwira ku mubatizo w'umuriro, kuko uw'amazi niwe nibanzeho. Turebe ijambo ry'Imana mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere, umurongo waho wa 4. Nuko abateranyiriza hamwe bategeka kutava i Yerusalemu, ati ahubwo murindire ibyo data yabasezeranyije, ibyo nababwiye, kuko Yohana yabatirishaga amazi, ariko mwebweho mu minsi mike muzabatirishwa umwuka wera. N'aya magambo shaka yuko tuganira ni ikindi gice cya kabiri nari nasubitse. Uyu munsi ndashaka kubabwira kubatizwa mu mwuka wera. Ubushize nababwiye umubatizo wo mu mazi, nababwiye igihombo cyawo, mbabwira ukuntu ukubatizwa mu mazi byonyine bidahagije, ariko uyu munsi ndashaka tuvuge kubatizwa mu mwuka wera. Ubundi ikintu cyose cyanditswe na Bibiliya mujye mugitinya kandi mujye mucyubaha. Narababwiye ubushize mu magambo twasomye, Yesu yamaranye n'abigishwa iminsi 40 ari kugenda abiyereka. Reka nongere ntinde aha hantu ko kumarana na Yesu iminsi 40 akwiyereka. Imana ishimwe. Abantu bakijijwe bakagirana gahe na Yesu, nta wundi urabyivangamo, na nubu agakiza baragakomeje, ariko abakijijwe bagahita bagirana ibihe n'abantu agakiza bamaze kukarambika. Ibiganiro Yesu yagiranye n'intumwa mu minsi 40 ngo yababwiraga iby'ubwami, abigisha ukuntu bakwiye kwitondera amategeko. Yesu hari ibintu yabitse mu bigishwa. Yesu hari ibintu yabitse mu bigishwa. Niyo mpamvu mu gihe cy'akarengane k'abigishwa, igihe bagiye batotezwa bagahura n'ibyago n'amakuba n'ababarwanya, niyo mpamvu batatentebutse ngo bihakane izina ry'Imana. Bibiliya kandi iratubwira ngo ziriya nifura mu byo kwizerwa, Imana nihabwa icyubahiro. Babaye ifura. Ziriya nifura mu byo kwizera. Abigishwa bari baratoranyijwe, bahuye n'akarengane, ntago bameze nkatwe. Uraza hano kuri kamera, hari abantu tujya duhura bakambwira bati wihanganira amagambo gute? Ariko abatubanjirije bo bafataga amabuye bakabatera amabuye kugeza baheza umwuka. Ubwo se nimba abantu barihanganiye amabuye bagapfa bakabahamba, ni gute twe tudakwiye kwihanganira amagambo? Iminsi Yesu yamaranye n'abigishwa iri uko ari 40, hari ibintu yari ari kubabikamo. Ubundi nimureke mbabwire, abantu bagiye bakizwa, ariko ibyo mwahuye nabyo bwa mbere nibyo byatumye mukomera cyangwa mubivamo. Ariko umuntu wakijijwe agafata igihe cyo kuganirizwa na Yesu, nta wundi ubijemo, bose barakomeye n'abanyembaraga. Impamvu abigishwa batigeze bateshuka ngo bace inzira zindi,
bagwe babivemo. Hari ibiganiro bari baragiranye na Yesu. Yesu yari yarambahaye ibyari bimwuzuye, nibyo byari bibuzuye. Ariko ubu iyo witegereje, iyo abantu bakizwa bakunda kwihurira n'abantu, bihurira n'abantu, bakihurira na ba dade nababwiye muri cya kiganiro, bakihurira na ba mami, ariko ntibifuze guhura na Yesu. Niyo mpamvu agakiza kaba gacagase, kuko nta hantu Yesu ahuriye na dade, nta n'ahantu Yesu ahuriye na mami. Buriya urya mami ubona ikintu kigutandukanya nawe niya ntebe y'icyubahiro aba yicayemo, na za metero ziba ziri hagati yawe nawe. Ariko mu buryo bw'ubundi buzima, imbaraga bazihabwa na Yesu, ubwenge babuhabwa na Yesu, gukiranuka babihabwa na Yesu, kandi Yesu bibaha. Nawe burya ari tayari kugira ngo nawe abiguhe. Iyo murebeye muri ya ntebe imeze nk'iya sultani aba yicayemo hariya, ubona ari igitangaza, ameze nk'utwaza Imana ibitabo. Uriya ni umuntu nkawe, ni inyama ndetse n'amaraso. Umuntu dukwiye kwizereramo Imana ni Kristo Yesu wenyine. Ntago mama Sharirene akwiye kuba inzira n'ukuri bikujyana ku Mana. Yesu Kristo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Icyubahiro rero waha Kristo ntago wajyaha mama Sharirene. Nanjye ndi inyama, nanjye ndamaraso, ni inyama n'amaraso. Imbaraga ngira ni nka zimwe Imana nawe yaguha, hanyuma ugakora ibiruta ibyo nkora, ukavuga ibiruta ibyo mvuga, ubishobojwe n'imbaraga z'Umwuka wera. Hanyuma nkwifurije kugira nibihe na Yesu, nta wundi ubyivanzemo. Inzira twagiye tunyuramo y'umusaraba muri uyu murimo no muri uru rugendo rwo kujya mu ijuru, twahuye n'ibintu biteye ubwoba, twahuye n'abantu babi. Ngewe hari ibintu ntari nzi ko bibaho. Ntago nari nzi ko mu rusengero habamo abagome, ntago nari nzi ko umuntu aba umugome akanatwara Bibiliya, ntago nari nzi ko umuntu akugambanira agatera n'amakorasi, ntago nari nzi ko umuntu yagufungisha hakabasha no guhimba indirimbo bigakunda, ntago nari nzi ko umuntu yateranya abantu hakabasha no kujya mu mwuka bikemera. Nge ntago nari mbizi, ariko mu rusengero nabibonyeyo. Iyo wigishijwe na mwarimu mwiza uba umunyeshuri mwiza, ariko iyo wigishijwe n'umwarimu waguze amanota uba umunyeshuri mubi. Abantu bihuriye na Yesu rero, bagahura na Yesu nta bindi bintu byivanzemo. Ubu hari ibintu twahuye nabyo tumaze guhura na Yesu. Yesu yatugiriye inama, yatubwiye uko bakizwa, yatubwiye uko babigenza, yatubwiye uko barwana intambara, yatubwiye umwifato ugira uri mu bibazo, yatubwiye umwifato ugira abantu baguhagurukiye, yaratwigishije. Niyo mpamvu mubona izina rya Yesu ritibagiranye muri twe. Nuko hari ikiganiro twagiranye na nyir'ubwite, nta wundi urabyivangamo. Imana nihabwe icyubahiro. Hari ikiganiro, hari ibiganiro Yesu ajya agirana n'abantu yahamagaye. Abo muririmbana batarabyivangamo, ukuyobora atarabyivangamo, utarinjira muri rusange. Iyo umaze kumumenya ukamusenga, muhari ikiganiro mugirana muri babiri. Icyo kiganiro mugirana muri babiri nicyo gigufasha muri uru rugendo. Wagera mu mahuriro y'imihanda ukamenya aho unyura. Ariko iyo utakigiranye na Yesu biragucanga. Ugera muri rompu utubu ndakata he, ndaca ibumoso, ndaca iburyo, ese ndaca hirya cyangwa ndaca hino. Biragucanga ukamera nka wa muntu wayoboje umusazi. Ari umuntu ngo wayoboje umusazi atazi ko ari umusazi. Kamanze nsome ku mazi. Mweke mbabwire ngo umuntu yahuye n'umusazi aramuyoboza, ngo umusazi aramubwira ati uranyura hano, numara kugera imbere uhita ukata. Nukata rero nugera imbere biri bugucanga nkuko nanjye byancanze. Nuko umusazi yamubwiye. Hari ukuntu muri ibi bintu abantu bayoboza abantu nabo batigeze babimenya. Muri ibi bintu mu minsi ngo 40 Yesu yaganiraga n'abigishwa ntago cyari igiterane. Aha hantu hitondere,
hari ibintu Yesu atavugira mu giterane, hari ibintu Yesu atavuga ku cyumweru, hari ibintu atakubwirira muri rusange, hari amabanga atakumenera muri ako kavuyo k'abantu wirirwamo, hari ibintu ubundi Yesu kugira ngo muzabane imyaka myinshi, hari ikiganiro ugomba kugirana nawe muri babiri. Abantu babanje kuganirizwa na Yesu bagakomeza gukizwa, n'ubu barahagaze. Ariko abantu batagiranye ikiganiro na Yesu bagahita bacakirana n'abashumba, bagahita bacakirana n'abamama pasiteri, bagacakirana na babadadi n'abamami bo mu rusengero, bagacakirana n'abahanuzi. Ubu mwarabwahagiranye, bamwe mwabivuyemo, abandi mwisubiriye mu kabari, abandi musubira mu kabyiniro, mwongeye gutumura itabi, mwongera kurya abana na ba nyina, mwabivuyemo kuko mwahuye n'abantu mutabanje guhura na Yesu. Mu minsi 40 Yesu agirana ikiganiro n'abigishwa. Mu bintu yababwiye rero, ndashaka ngaruke kuri cya kiganiro, arababwira ngo hari umwuka wera mugomba kubatizwa kuko wa Yohana wonyine ntago hagije. Reka mbabwire, uyu mwuka umeze nk'umuriro ari wo mwuka wera. Kugira umwuka wera, nkubwira umwuka wera. Ubushize nawe ubabwiyeho gato, nababwiye ukuntu, nababwiye ukuntu Petero yawuzuye akatangira guhamya mu nama y'abakuru yari yateraniye Yerusalemu kandi itunguranye. Narabibabwiye uwo mwuka ngo amaze kuwuzura nibwo yatangiye guhagurutsa ibirema. Uwo mwuka bamaze kuwuzura, Imana nihabwe icyubahiro, ngo bagize imbaraga ngo kugeza ubwo ibicucucucu byabo bitangira gukiza abantu barwaye abadayimoni. Izo mbaraga z'umwuka wera, umwuka wera uhagarara mu cyimbo cy'Imana ukakuyobora. Umva ukuntu Yesu yawuvuze, yaravuze ngo uwo naza, uwo mwuka wera mu bintu uzabashoboza, ngo uzajya wenda ku bya data, hanyuma ubabwire ngo kandi uwo mwuka uzabafasha gutsinda abiduniya abisi, ngo kandi uwo mwuka ngo uzajya ubabwira n'ibyo ntababwiye. Urumva ko ni umwuka ukomeye. Ndakubwiye ngo uyu mwuka wera uri ku isi ni nawe ujya ubasha gufasha indege ziri mu kirere zikagira kontrole. Mbabwije ukuri, uyu mwuka wera nuva ku isi n'abapilote nubwo bazaba bazi gutwara indege zizahubuka zigwe hasi. Uyu mwuka wera nuva ku isi, aba bantu mubona ngo ni abashoferi ngo ubu dukora impanuka, noneho umwuka wera nuva ku isi impanuka zizaba nyinshi, ziziyongera, kuko umwuka wera udufasha mu bintu byinshi. Umwuka wera ukumira impanuka, umwuka wera niwe ugabanya ibyago ku isi, umwuka wera niwe ujya ubasha guhangana n'ingirwa bwenge dufite zirirwa zikora ibisasu byo kutumara, ibyo kurya bakadushyiriramo uburozi, mu binini bakadushyiramo ibyo gupfa ngo dushire, ariko mukabana abirabura dukomeje kubaho. Burya Imana ijya ibasha guhanganira abantu yaremye. Umwuka wera udahari, umwuka wera udahari, polisi ntiyafata akazi ko gufata abajura yonyine. Mbabwije ukuri, ahubwo burya umwuka wera ujya ufasha polisi gucunga umutekano. Umwuka wera udahari abajura bakiyongera. Mureke mbabwire, dufite umwuka wera wagiye ufata ibisambo. Ubu se nta bisambo byibishaga imbunda bisigaye byarafashe Bibiliya, biranikise byabiteye. Ni umwuka wera. Umuntu akaba yarabajijwe muri polisi, tubwira abo mwibana, mwiba gute, mubigenza gute. Umuntu akajya muri gereza 5 bamufunga, bamwambika ipingu, ariko ipingu ritaramumaraho ubujura, yacakirana n'imbaraga z'umwuka wera, akavuga ati ubu sinzongera kwiba. Ubwe rero agatangira no kuvuga abo bibanaga, kandi nta pingu rimuriho, ahubwo yafashwe n'umwuka wera. Muravuga iki? Ubu muzi umurimo umwuka wera ukora muri iki gihugu. Umwuka wera iyo udafata bamwe mu bagore ngo bahagakiza, mwari kubona ubu ngo murarira ngo abagabo babaca inyuma, noneho hari gushya. Maze ubu nanjye nari kwiyongera. Ubu mubona mwari kunkizwa n'iki? Hako mwagiye mushimira umwuka wera. Umwuka wera, umwuka wera ni ujya ufata abagore, umugore agatunga umugabo umwe, n'umugabo hagatunga umugore umwe. Ni umwuka wera.
umwuka wera ni ubona yarafasha aba bagore nk'abamama Sharirene. Ubu umwuka wera waradufashe utubohera inyuma, maze niyo abagabo banyu batuyobeyeho tubagira inama tukababwira ngo mugende mujye kubana n'abagore banyu. Hari ikindi se kidufasha? Ni imbaraga z'umwuka wera. Atari umwuka wera shaho rero ibintu twabakora mwajye mushimira umwuka wera. Atari umwuka wera ubwo urumva naborohera? Atari umwuka wera nta mpuwe nabagirira, nta n'imiyaga nabashyirira. Umwuka wera ukora akazi gakomeye. Umwuka wera ufasha igihugu gushyira abantu ku murongo. Umwuka wera ufasha itorero. Umwuka wera niwe udufashiriza abana. Umwuka wera atahari ubu mwazajya mubyara ibisambo mukabyarira amageragere. Umwuka wera nta nubwo mwari kubona gereza mutwaramwe abantu hariya iwawa hari kuba hato, ariko kuko umwuka wera yaratembereye, atembera mu bana bacu. Umwuka wera aratembera, bamwe babuza urumogi abandi ararubarinda. Izi ni imbaraga z'umwuka wera. Ubu abakobwa banyu mwese ntimwari gushyingiza iyo hataba umwuka wera, bose bari kubyarira iwabo, byari kuba kavuye n'akajagari. Ariko umwuka wera jya ufata umwana w'umukobwa agashyingirwa atarabyarira iwabo. Umwuka wera ujya urinda abantu kuba indaya. Umwuka wera urinda abantu ubusambanyi. Umwuka wera urinda abantu kunyereza imisoro n'amahoro. Umwuka wera ufasha abakozi gukora akazi. Umwuka wera arongorera. Waba uri mu kazi, umwuka wera akakubwira ati iyo zeru ukuyeho yisubizeho. Mwuka wera niwe ubona yaradufashe. Mwuka wera ese umwuka wera si wo wanshoboje kumara iyi myaka kandi njyenyine. Uza abagabo bari hanze hasha n'ibifaranga bafite byihorerese. Ni umwuka wera. Kandi umwuka wera ukugezemo ibihumurira abandi we birakunukira, ibinukira abandi bikaguhumurira. Ubu umwuka wera twuzuye cyangwa tunuzura niwe utuma mubona twitonda kandi tukanirinda. Atari umwuka wera rero ibyago biri ku isi hari kwiyongeraho n'ibindi, ababi bari ku isi hari kwiyongeraho n'abandi. Ariko imbaraga z'umwuka wera zigenda zikora. Ubu ningo mubona zigihumeka ni imbaraga z'umwuka wera zigenda zigakomakoma abagabo, zigenda zigakomakoma abagore. Ni imbaraga z'umwuka wera. Niyo mpamvu mugishingiza, niyo mpamvu mucyambara ingofero z'abakobwa banyu, ni ukubera imbaraga z'umwuka wera. Niyo mpamvu bakwambitse ikamba, niyo mpamvu wabonye abakwe ukabona n'abakazana. Izi imbaraga z'umwuka wera zabigezemo uruhare. Burya si uko umukobwa wawe yitondaga, si nuko umuhungu wawe yitondaga. Ubu nawe aba yarambitswe ipingu cyangwa baba baramukubise urusasu yaribye. Uyu mukobwa aba yarakuzaniye abuzukuru badahuje base, ariko umwuka wera wabafashije korera abana banyu. Umwuka wera nashimwe. Hanyuma narindi kwabwira ngo hari undi mubatizo w'umwuka wera mukeneye. Niwe Yesu yabwiye abigishwa ati hari undi mubatizo. Uwo mubatizo rero babatijwe nabibanyureho mu kindi kiganiro mbakira ukuntu barabatijwe. Babatizwa umubatizo w'umwuka wera, biringira Imana kugeza bapfuye. Sitefano disi we yari yuzuye umwuka wera, ngo abagabo b'ibigoryi bamushinja ibinyoma, ngo bahita bamufata bamusumirana umujinya, ngo barangije ngo bazabiranwa n'uburakari, kandi uburakari bihimbiye, ngo bamutera amabuye ngo kugeza apfuye. Ngo ariko kanyuma umva ijambo yavuze, kuko yari yuzuye umwuka wera. Yaravuze ngo Imana ngo ibababarire kubera ko ibyo muri gukora ngo ntimuzi ibyo ari byo. Ari muri uwo mubabaro bamutera amabuye, haravuga ati mbonye ijuru rikinguye ngo kandi ndabona umwana w'intama w'Imana. Kubera imbaraga z'umwuka wera. Mwuka wera umugabo witwa Yohana yari yarawumize umwuka wera. Mu buzima bwe bwose harimo umwuka wera. Ngo bamuhana igihano gikomeye, ngo bamujyana ngo mu kirwa cy'Ipatimo. Baravuga ngo nuticwa n'inzara ngo inyamaswa ziba hano ntago uri buzikire. Yohana arahajya. Mureke mbabwire, hari ubuzima abantu babamo bakamera nk'abicaye ku kirwa cy'Ipatimo. Mu kirwa Ipatimo nta wari kuhamusura,
nta n'umuntu wahacaracaraga, bahataga ibintu by'ibivume, ibintu byakatiwe burundu, habaga inyamaswa ziryana, nta muntu wahageraga, bahagushyiraga uruwo gupfa, ariko ngo ahageze ntiyigeze agira intimba. Hari ukuntu tugira intimba, ukababazwa n'ukuntu utarabyara, ukababazwa n'ukuntu utarashaka, ukababazwa n'ukuntu uhora ushonje, ukababazwa n'ubukode, ukababazwa no kubura y'inzu, ukababazwa n'ukuntu umaze gukaranika, ukababara, ukababazwa na byinshi, ukababazwa na byinshi, bikagutera kwitotomba, rimwe na rimwe kumva wakimura Imana. Ariko Yohana bamaze kumuta mu kirwa cy'Ipatimu, bamaze kuhamuta, bitewe n'ukuntu yari afite uburibwe, ngo ahubwo ngo nibwo yatangiye kwerekwa, ngo yerekwa iby'ijuru bya karindwi, hagenda hatubwira n'ibyo mu minsi y'imperuka. Iyerekwa riba riraje, ariko ubu dufite inyigisho y'uko iyerekwa ridashobora kuza ushonje. Yohana ryaraje, yareretswe, yerekwa n'ibyo mu minsi y'imperuka. Mu nzandiko za Yohana, iyo tureba mu nzandiko ze yagiye yandika, tukareba ibintu byo mu minsi y'imperuka, ni Yohana wabihishuriwe, kandi yari yatawe ategereje gupfa, kuko yari yuzuye imbaraga z'Umwuka wera. Imbaraga z'Umwuka wera turazikeneye. Tugeze ahantu iminsi iri kutubaga, ariko ikatubaga nta n'ikinya. Dukeneye imbaraga z'Umwuka wera. Ntago twahangana na Satani, ntago twahangana n'abakozi be tudafite imbaraga z'Umwuka wera. Dukeneye imbaraga z'Umwuka wera kugira ngo tubashe kumva ibiriho, tubashe no kubyizera. Dukeneye imbaraga z'Umwuka wera kugira ngo tubashe kwizera Imana, tubashe kuyigirira icyizere, tubashe kuyihindura umushyitsi. Dukeneye imbaraga z'Umwuka wera kugira ngo dutsinde, kugira ngo tuneshe. Dukeneye imbaraga z'Umwuka wera kugira ngo tubeho kandi twubahisha Imana. Dukeneye imbaraga z'Umwuka wera kugira ngo tubashe kubana n'abiyobagiza. Dukeneye imbaraga z'Umwuka wera kugira ngo tumenye aho dusengera, ndetse tumenye n'abo dusengana. Dukeneye imbaraga z'Umwuka wera kugira ngo twihanganire abanzi bacu, twihanganire abaduhemukiye, twihanganire abaduhiga, twihanganire abatugenza, twihanganire abatugendaho, twihangane. Dukeneye imbaraga z'Umwuka wera. Ndumva nasoza. Dukeneye imbaraga z'Umwuka wera. Iki cyari igice cya kabiri. Iyo ufite imibatizo ibiri, umubatizo w'amazi, umubatizo w'Umwuka wera, burya rwose uba ufite sitoke yuzuye y'ubugingo bwawe n'ubuzima bwo muri Kristo. Ntago wabasha kuba muri ubu buzima utari kumwe n'Umwuka wera. Ntago wabasha guhangana n'isi ngo ubashe guhangana na Satani. Ntago wabishobora, ntago wabibasha. Hari ikintu gikenewe. Abantu muri gusenga amasengesho menshi, ariko kuko nta mbaraga z'Umwuka wera, n'ubundi mugahora mu byo mwari murimo. Umwuka wera ni fondasiyo. Umwuka wera w'umuriro, Umwuka wera utwika ibyaha, Umwuka wera ukugurutsa, Umwuka wera w'umuyaga, Umwuka wera ukugira inama, Umwuka wera ukwereka icyo gukora, Umwuka wera ugutambutsa ahakomeye. Umwuka wera. Imana nibaha umugisha. Mbifurije kugira Umwuka wera, mbifurije kuzura Umwuka wera, mbifurije Umwuka wera. Imana nibaha umugisha. Ndabakunda. Abatarakora subscribe nimuyikore, mwandike na comment. Inama n'ibitekerezo birakenewe. Imana ibaha umugisha. Amen.